Alo bakunze ba muri TV show yambi ndabashuje ndabaramukije mwiriwe mute mwaramutse mute ndabashuje mwebwe mwese mudukurikiye muherereye mu mpande enye z'isi zitandukanye ndizera yuko mumeze neza natwe tumeze neza Imana iraturinze turabona kazuba karava gateye ubwoba ariko Imana ishimwe ko turi bazima kandi twaduhumeka umwuka w'abazima. Rero ndaje kugira ngo tuganire, murabizi hari inama njya mbaha cyane abakobwa, ariko noneho ubu ngubu byakomeye bakobwa. Ngira ngo niba mukurikira urwego rw'ubugenzacyaha RIB buherutse gufata umusore ubeshya abagore urukundo, ni umugabo cyangwa se kimwe muri ibyo ubeshya abagore urukundo, afite n'ibindi byaha nyine byinshi akurikiranyweho akekwaho. Ariko rero ngenda avuga kuri ako kantu ko kubeshya abagore urukundo. Rero mu by'ukuri nkuko nyambaha inama, wa mukobwa we umuntu araje, yego nibyo pe ukeneye umugabo rwose ufite n'imyaka y'ubukure nibyo, ariko mugomba kujya mushishoza mukitonda. Hari abantu babaho bameze nk'inyoni zo mu kirere, ugasanga yarageze ku mukobwa kubera yuko uwo mukobwa nyine ageze mu gihe cyo gushaka umugabo, agatangira akamubeshya. Uwo mugabo RIB iherutse guta muri yombi ngo yabaga afite na depression, ngo hari n'uwo yaterese aramurambagiza agenda ajya kwa sebukwe arabiyereka, ngo akageza gufata umukobwa akamupikinga amujyana ku kazi, amukura ku kazi amujyana mu rugo, gutyo nyine ku buryo no kwa sebukwe babimenya. Rero mwa bakobwa mwe turi mu minsi y'imperuka, reka bari ko mbivuga, kuko nibaza hari yuko wenda mu minsi ya kera atari ko kuntu hari byabaga bimeze. Rero ubu ngubu byarakomeye ku buryo umuntu asigaye akubeshya urukundo akagukubita igipindi neza bigafata. Kandi mu by'ukuri wa mugani umuntu ntago yabaza ngo yari yaranakodesheje n'inzu, noneho buri muntu umusuye akavuga ati yewe atakangaka niko nabashije kwigondera. Rero mwa bakobwa mwe murasabwa kugira ubwenge, gusenga, gushishoza. Hari abasore bakunda abakobwa n'ukuri adashaka kumujyana iwabo, kubera yuko namenya yuko namujyana iwabo wenda bazamuraburiza cyangwa wenda ibyo yasezeranije uwo mukobwa bitazakunda. Hari abasore hanze habagenda, hari ikiganiro nigeze gukoraho mu minsi yashize, ukabona umusore n'umusongarere arasa neza, yambaye neza, arahumura, urukweto ni umweru, ibyo bintu nabivuzeho. Ukabona umuntu umusore uraho nyine uri smart kabisa, ariko se mbere yo kuba smart akora iki? Uramuzi neza? Avukahe? Kavukire ni iyihe? Aho yavutse ni hehe? Ababyeyi be niba batariho aho yavutse warahageze? Nukuri mwirinde kwinjira mu rukundo mutazi imva n'imvano y'uwo muntu mugiye kubana. Rero nk'uwo musore, abakobwa benshi uzumva bavuga ngo ngiye nkunda umugabo w'ubogari, ngo w'umusirimu, usa neza, uhumura. Nibyo, ibyo ngibyo umuntu umeze gutyo nta muntu utamwifuza, ariko hirya yo gusa neza no guhumura, waba uzi ikibyihishe inyuma? Waba uzi akazi akora? Waba uzi umusaruro w'ibyo akora? Waba uzi imitungo afite? Waba uzi isambu afite? Ese urabizi neza ko iyo modoka aza kugutwaramo ku kazi ari iye bwite? Waba uzi ko aho umusura asarahe? Ese umusore uzabona umwanya wo kukujyana ku kazi mu gitondo, akabona umwanya wo kuza kugufata nimugoroba, we akazi ke agakora ryari? Hari igihe rero bakunda kuvuga ngo ngewe ngo ndi umu businessman. Business akora sura yize yakweretse icyangombwa cyanditse iyo business? Hariho n'abatira. Rero bakobwa bene data, bakobwa b'u Rwanda, mube maso kandi ushishoze, umenye umuntu, umenye aho avuka. Niba ari nakavukira i Kigali, umenye aho avuka kandi umenye ababyeyi be, kubera yuko iminsi turimo ni iminsi y'imperuka, aho umuntu ashobora no gutira umubyeyi kandi afite ababyeyi be bakiriho, aho umuntu ashobora gutira abantu bose, ibintu byose byabaye amadiru gusa. Rero mu by'ukuri mube maso mushishoze, ntabwo kuba ukennye urukundo cyane aribyo byakunaga mu muriro, kuko ni hahandi niyo yakubeshya gutyo akugeza mu rugo ugasanga n'umuriro.
kuba ukeneye urukundo ntabwo ari byo byatuma ufata umwanzuro wo kwirukanka gutyo gusa baca umugani ngo utaribwa ntarinda. tutarabona kese nka ziriya ntabwo twabaga tuzi yuko bishoboka, ariko rero birashoboka. noneho hariho nabo biba byarabayeho ntibabivuge, ugasanga abantu bari aho biyitirira inzego, biyita abantu badanje. umuntu akakubwira ati ngewe rero kubera n'akazi nkora, ubwo murasohokanye kujya kunywa fanta cyangwa ikindi kintu munywa, akakubwira ati ngewe kubera akazi kanjye nkora ntabwo nemerewe kunywera muri sale, katujya ahantu abantu benshi batambona cyangwa aho umuyobozi wanjye atambona. ayo ni amayeri ya Satani. ahubwo ajya wibaza uti ese akazi akora, ariko ubundi ni gute ukundana n'umuntu utazi akazi akora, mukabana mukagera ku rwego rushoboka utazi akazi akora? ibyo bintu ni ikibazo. mureke kubera yuko bahinduye isura, namwe bakobwa muhindure isura, mube abanyabwenge, kubera yuko buri muntu wese nta nkweto itagira urukweto rwayo. rero niba umuntu akubwiye ngo ngewe ngo akazi nkora, ngo shefu wanjye atambona mu kazi, shefu wanjye atambona nicaye ahangaha, shefu wawe ni shefu wawe mu kazi kawe, mu kazi ke, ariko n'ubuzima bwawe bwo hanze n'ubuzima bwo hanze nyine. niba ari ubuzima bwo hanze kandi ukabana n'abantu bo hanze nyine, muri hanze y'akazi, ndumva shefu atajya mu byo kwinjira cyane mu buzima bwo mu kazi, ngo winjire no mu kazi no mu buzima bwo hanze y'akazi. icyo nicyo kintu nibaza. rero bakobwa bari b'u Rwanda, mube maso, kubera yuko abantu bazi yuko urukundo rwabuze. ko nibaza yuko umuntu ukora business nk'iyo ngiyo akabeshya abakobwa urukundo, akababeshya yuko abakunda, nibaza yuko umuntu ubikora nuko aba yarabonye igikenewe ku isoko. buriya urukundo ruramutse rutarabuze, nibaza yuko iyo business ntiyavumburwa. ariko kubera yuko azi yuko hari abagore bafite ibikomere, bashenye ingo zabo, bakeneye abagabo babahoza amarira, hari abakobwa bashaka abagabo biriseriye. rero niba ibintu bimeze gutyo, Satani nawe ahindura strategy zo gukora ibyo bintu. kandi nagira ngo mbibutse ko umusore cyangwa umugabo umeze gutyo aza afite twa tugambo ukeneye kumva, afite ya mitomo ukunda. niba ukunda imitomo, arabanza akakwiga neza, akakumenya ku buryo kumucika bigoye. umuntu araje akubeshya urukundo, akuriye amafaranga. hadosiye y'uwo mugabo nabonye ari umugabo mukuru, ufite n'uruhara mukuru rwose, ntabwo ari muri ba bantu batoya. nabonye ari umugabo mukuru ufite n'uruhara, ntabwo yapfa kuza gutyo gusa. nawe aza afite imibare ye, aza kuza kukubeshya urukundo ko azi ko urukeneye, ariko ukaba ufite n'amafaranga. ntabwo yarubeshyaga abantu bari aho ngaho baciriritse, yarubeshyaga abakobwa b'abakire, abamama b'abakire, abona hari icyo yabakuraho. hari abantu banze gukora, bafashe amaboko yabo barayahina, badashaka gukora akarimo k'utuboko, nimba ari akarimo k'utuboko, nimba ari akarimo k'amaboko. hari abantu banze gukora umurimo w'amaboko, wakora akarimo k'amaboko kamubesheho. nimba ari umugabo akure asaza atanduranije cyane, niba ari umukobwa kure asaza atanduranije cyane, asigira abamuturukaho umurage mwiza, baranga pe, amaboko barayahina, bashaka guhora bahumura basa neza, nyamara babikura mu guhemuka, bigize babihemu ku ngufu. rero namwe bakobwa, umuntu naza kukurambagiza, uzabanza umumenye neza, umumenye wese, kandi ntuzatinye kumubaza niba ufite gahunda, kubera ko nk'uwo nguwo ngo yari amafaranga menshi y'abagore bagiye batandukanye, yari amafaranga menshi y'abakobwa bagiye batandukanye, kubera ko babaga bisonzeye urukundo, kandi nawe afite strategy
z'umwanzi satani, niko mbivuga, ko umuntu usenga ibintu bibi tubyerekeza kuri satani afite izo strategy. Urumva yuko kandi yakubaze kumucika biragoye. Ubwo rero bakobwa mube maso, basingoma mube maso, abantu bose bakeneye umuntu ubaba hafi. Nibyo rwose uramukeneye, nibyo uranamusengera, nibyo uranamubonye physical appearance niyo ushaka, ariko kandi shishoza urebe no hirya urebe kure, kubera yuko ibintu byahinduye isura. Azagutegera ku cyo abona ushaka, ariko nawe agutagetinge noneho akubabaze byikubye kabiri. Abakobwa bajya ku masosho media n'abagore bajyaho bavuga imibabaro yabo bahuriye nayo mu ngo cyangwa mu rukundo, ukuntu bagiye bababazwa mu rukundo. Mujye mwitonda, niba uzi ko wagiye ku mbuga nkoranyambaga uvuga umubabaro wawe wahuye nawo ku birebana n'urukundo, uvuga yuko wagiye utenguha mu rukundo, mujye mwitondera abantu baje babareba, baje babandikira, babonye nimero zanyu, babahamagaye bababwira yuko babonye nimero zanyu ku kiganiro kandi yuko babakunze. Ntabwo ubuzi icyo uwo muntu ikimuzana, kuko already uba waramaze kuvuga ibyawe, uba waramaze kuvuga ukuntu watengujwe, uba waramaze kuvuga umubabaro wawe wahuye nawo mu buzima bwawe bw'urukundo. Rero mu gihe uba wabishyize hanze ntabwo babikiri ibanga. Hari abantu rero bakunda guprofitira mu kavuyo, akaza akavuga ati uyu mukobwa yavuze yuko umusore bakundanaga atamuhaga keya, noneho ngereka mpindure strategy ngende muha keya nzimuhate, kuko aba yamaze kubona aho intege nke zawe ziri, yuko ukunda keya. Cyangwa akaza ari umugabo akavuga ati uyu mugore yavuze yuko umugabo we yamukubitaga, atamubwiraga neza, yamutontomeraga, yageraga gute. Nawe akaza akora ibintu bitandukanye cyane, biri opposé ya bya bindi wababarijwemo. Ubwo rero icyo gihe ugomba kuba maso, wa mukobwa we, wa mugore we. Ndababuriye kandi nzi neza yuko gushishoza birashoboka, kandi gushishoza Imana irabishyigikira. Namwe mwihagarareho, mwihesha agaciro, mwihagarareho. Umuntu arakwiga akakubara, ariko nawe ihagarareho, wisobanukirwe, wumve yuko utari uwo. Umuntu w'umukobwa bamurya amafaranga gute? Ko naherutse numva kera ngo abakobwa nibo bakura abahungu amafaranga. None abahungu basigaye bakura amafaranga abakobwa bitwaje urukundo, babashukishije urukundo. Rero reka amasezere, ibyo nashaka kubabwira nibyo, nuko mwaba maso. Dushimira na RIB yuko ihatubera ikagenda ishyira amabanga hanze, amabanga yose ikayashyira hanze, tukabasha guhumuka amaso. Ibyo ni bimwe mu bidufasha guhumuka amaso. Uwo mugabo navuzeho cyane yakoze ibintu byinshi cyane, byinshi afite byinshi akekwaho, arimo arakurikiranwa. Ariko ngiyewe mu bintu numvishe natoramo, ntirengagije wenda ibindi, nimubishaka mu byumve biri ku mihanda hose birahari. Igihe kintu nakuyemo kandi cyambabaje ni ukwikora ukabeshya umuntu urukundo. Nicyo kintu cyambabaje, ndavuga reka nanjye nkivuge. Ahasigaye ndabakunda, amahoro y'Imana nabane namwe, kugira neza kw'Imana kubane namwe. Bye bye. Ibiganiro uko mubizi nakagaruka. Ciao.